n'amakuru y'abamotari Gerard nge sigaye nibaza abana bari kuvuga iki gihe ubwenge buvukano ntabwo bagira babusize mu nda byashoboka ntabwo batekereza nabaje bone twaye umuntu uzi umuntu uzambwa atari ku mata ntuzajye turaburiza yari byo mvuga navuga yari umukobwa mwiza Gerard ntabwo namukubwa ngo byumve abo n'Inyamata baramuzi aragenda neza isuri rarangira nta n'umisi ndabona mbone watorongo abamisi wanamuhiga yaragiye bwa bwiza bwose burayoyoka burarangira umwana aravuvuka aba nabukuna ruma neza teka ronza Nyamata dukubitane ambona ati Nuru uvi inkuru yanjye reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wakahebuzo kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara pana byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze ku muvandimwe wese udutega amatwi. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo n'amahoro kuri twese. Gimeze neza. Umuntu yigeze ambwira ati, wigeze ambaza ati, arambwira ati ko tubaza ngo tumeze gute, uwo umeze gute? Nanjye meze neza, ndaho ndamahoro, ndakoma nuko numvaga abakuru bavuga ndaho ndakoma mu kiro navuga ngo ndagumye barundi ndanabasuje n'inshuti n'abana beza cyane rwose ndabasuje. Baragukunda byatarigera, baradukurikirana sana, baradukurikira cyane n'ukuri. Turabasuhuje turabwiye tuti yambo meze mute? Twe tumeze neza cyane ndetse turanashima n'Imana. Gusa kubifuza nk'amasonorization meza nyine aherekezwe n'amascreen meza birumvikana, ariko bigarekezwa na n'ama video n'amafoto meza ugira ngo icyo nakurangiye si Imena Event Production. Hamagara kuri 0783 22 97 95 mutari wanyu ajyaje kusetsa abo bajyumva bari mutari wanyu bajyumva bari ukajya ko uramubona nagarutse barabinsabye nagarutse. He's back kabisa. Bambwa turamushaka buri kwezi aduha amakuru. Urabona ko nabatenguke rero no kuri yagarutse. Yitwa Abdu, yitwa Nur. Yes. Ku cyango cye kuri fimeze bamagaze cyangwa ashaka abagera genda berwa kandi ngo bino babiri birenze atangiye kwikina nago ibintu birenze gera izina kari akura berwa berwa cyane, unambara neza sana, ibintu biri smart, ibintu bijyanye. Use nka Bahati kwera ishyari rye ntabwo ashaka no kujya gutya ngo yerekane akamuza aba yambaye ni sawa ngo dutiriningi ukuntu byose mbabikesha umudamu ufite umugore mwiza. Wewe wanungurira kabisa nungurira giye nawe ageze nakino we ntabwo abivamo. Reka niba ari ikintu kigora bamugani no kujya mu isoko gaca ariko abagore bararambukirwa. Buriya nahagaze ahantu hamwe ubwo naho nyine naho mu isoko nango zero gucirikanya mbwe nayo ngaye ndahari ryango
pe biragoye Oya. mu buzima ntabwo nabishobora no kuva kera nyine njya mu isoko ngahagarara aho ntabwo urizerera ntabwo nabishobora ni ukuri kose wowe bakubikaho urusyo rero narwo wabasha no kugura wowe bakwitendekaho cyane nuko Abdou bimeze bite ni fresh kabisa umeze fresh bana ariko nyine abantu ngo baragukunze kuri kiriya kiganiro hakuze nye nibaza wagira ngo bwa mbere nta kiganiro wakoraga oya ubundi nabuze se abantu n'ubwa mbere bambonye ariko uza kano kanshimishije we tuye dushimira n'ingabo zacu ziri mu butumwa bw'akazi hanze baramamagaye Abdou bite ati uri kudusetsa mwana wacu ati rwose turagukurikiye bamamagaye ari Darfur ari Mozambique hari nabo twiganye nabonye bambwiye ati rwose turagukumbe ati wagize kudusetsa turi abana twiga none dusheshe turi abasaza ko ati sereza ntabwo ugeze zihinduka kabisa byaranshimishije cyane ahubwo ari n'umupapa nawe watsanze Kagugu barimo bambara umuntu ari mukunuma ariko makuriye njyana ku gisimenti aza ari mu modoka arangije abarambonye ngi nagwe namubonye ndi hakurya y'umuhanda aragenda ahita hagarara ashaka ukuntu akatabura ukuntu akaburwa na parika agenda akatira imbere aragaruka araza gira ducyuva icyo kintu araza parika ku ruhande ava mu modoka araza aransuza n'amaboko abiri atabudurura umwana wacu ati turagukunda cyane Abdou ati rwose turagukunda turi imfura ndavuga ati rwose amena nanjye byo biranshimisha cyane arambwira ati unumva kana yasoje arambwiye ngo inama tugira twiteguye kuzikurikiza uko azitugiriye kera n'umuntu papa wiyubashye ukuze none akazuza amaboko abira kuvuga ngo inama tugira turi tayari kuzikurikiza erega burya dukunda abantu icyubahiro burya ntabwo ari ibiri inyuma icyubahiro si ibyo ufite icyubahiro n'ibiri imbere uratanga iki iyo umuntu yicaranye nawe yunguka iki afata iki kuri wowe afata umunezero wuhe icyo kintu nicyo gikomeye mani ari igihe uba uri kumwe n'umuntu ukicarana nawe ugahita wumva wishimye bitewe n'iki n'uburyo aganira aho niho twungukira byinshi ibiva mu mutwe we Abdou rero biva mu mutwe wawe birakomeye si amafaranga utunze si moto yawe ni ibyo utanga ako kantu rero noneho rero tutarajya kurera nyereka mubaza urabizi iyo ntangiye nawe nagira ngo utangira umbaza hano nanjye ngomba kuba umunyamakuru nubwo nari umwuga umugani wawe ariko akankubaza segera kubera iki njya nyibazaho cyane ko mu Rwanda hafi 99% turi abakirisitu abasilamu dusenga insengero ziba zuzuye kuva ku wa mbere twizera Imana muri make kubera iki n'ibyaha nabyo byiyongera kandi no bikongera muri wa bantu bajya gusenga muri iyo minsi yose mu madini atandukanye kuki abantu batatinya gukora icyaha kandi buri munsi wa cyumweru wa gatanu wa gatandatu tuba twuzuye mu nsengero biterwa n'iki ko nta kabazo biterwa n'iki ukuntu nagusubiza cameraman nawe umwunganire nuko turi abantu ntabwo muncika nuko turi abantu twambaye umubiri ucika intege umubiri ushukwa umubiri weshya umubiri usaba kwigengesera kugira ngo ugere ku cyiza uzi kugira ngo wirinde ubusambanyi bisaba kubishyira mu mutwe ukavuga uti ntabyo nkora nubwo mbone icyo twita ibigeragezo ibikugerageza ibigushuka bikakubwira ngo nyamara hari icyuki bisaba kubishyira mu mutwe si uko utabishoboye ntabwo utabishoboye ahubwo ni ugufata icyemezo gufata icyo cyemezo rero Abdou kuki bigorana kubera umubiri kuki bigorana kwera simbizi gusa nuko nguko nabisubiza ngewe ukuntu mbibona agira ati buriya ngewe bimbiranye ibitandukanye n'iy'abandi buriya ngewe mbona bipfira ku bashumba bacu babana tugezeho rya jambo ry'Imana ritubatura ridukomanga ku mutima ubwo ariho ugiye kutubwira umwahoye tubatwaye kuvuta rero uvuga ngo buri kintu bibasha kugaragaza agira ati buriya aba bantu bacu abashumba badufasha ku iryo jambo ko turigeza ku Mana aba ngo nabo bafite akantu k'umuziro n'inenge ati gute ese gereka uti gute abo kuki unavuga ngo ati akogera reka
Ikinyarwanda kiragoye. ntugakosora abantu cyane. Ni nabakosora. Oya ni byiza rwose. Wabimenya gute se? Yego. Urumva gera? Yego. Ni ukuvuga ngo buriya nkubaza gira ati nkugurije amafaranga urayanyambuye uri umukozi w'Imana noneho umwana wanjye araburaye undi mideni wanze kuringuriza sibyo kandi ku cyumweru urafata Bibiliya ujya imbere kuri altari ubwiriza ijambo nanjye wambuye umwana wanjye buraye ko kwanze kunyishyura umwana yabwiye iseto uwo muntu wakwambuye Imana izamuhane Gerard urambwira ngo uwo mupasiteri wo ku ruhimbi cyangwa uwo mushehe iryo jambo ry'Imana ribwigishe riraza ribashe kugucenya mu mutima rikubite ku ndiba y'umutima rikubaturira gutinyishe cyaha uzi byaciyemo urumva kandi uzi ko wowe ubwawe ufite akantu k'akanenge hari umuntu wahemukiye uri kubyumva ni ukuvuga ngo ni hahandi uzavuga rya jambo nubwo ari ryiza ariko kuvamo ari ryiza ariko ntabwo rigenda ngo ritobore ku ndiba y'umutima rigutinyishe cyangwa se ngo rikubature cyangwa se rikwinjize mu yindi ntuza mu yindi sura kubera ko riraza rikubita ritakare reka nkwereke ntabwo ujye kuri covid kumenya covid ikitangira wabonaga umuntu ari muzima muganira nta kibazo afite ariko mu by'ukuri wamwegera cyangwa wamukoraho wa mwuka arimo asohora ukaza wanduka nawe wahumeka ugahita nawe wandura covid n'ibintu by'Imana ariko urugendo bisanisha ni ukuvuga ngo wa muzira ufite imbere y'Imana imbere y'izina ryawe hariho question mark wa muntu wagusabiye ngo Imana izabikubaza uko wamwambe cyangwa wamemukiye ni ukuvuga ku Mana ntabwo uri umutagatifu hariho akabazo na rya jambo n'ubwo uri kurisora mu kanwa ari ryiza ari ry'Imana ryiza rivugitse neza ariko riraza rifite umuziro wa ya question mark iri ku izina ryawe imbere y'Imana ni nayo mpamvu nari kubwira wowe uri uciye mu isengero arimo ararivuga rumva ni ryiza ariko ntuhari ubere kuri telefone muratanga amakomande urimo urabara telefone iri ku ruhande ngo uyirahe kandi iri mu nzu y'Imana uziko tujya mu nzu y'Imana ugasanga tugiye kuri Instagram tugiye ku kandi uri mu nzu y'Imana ari nabyo Imana inuze yavuze ngo tuzababonera ku mbuto bera ijambo ry'Imana riri kukubatura kandi ufite umuzi niyo aba ari umugore wo mu rugo mutumvikana urambaye kubisemo costume uragiye umugore avuze ati usagiye gusenga ibiki n'ubuhemu bwe n'uburyo ari umugome n'uburyo ari iki ukaza imbere y'abantu nukuvuga ngo rya jambo ntago riza rikeye ku buryo ngo ripike ku mutima ribe ryagushitura riguterwa guko kuba watinya iki icyaha ngiye nuko mbona ako kantu ubwo ni ngene ibitekerezo byanjye batavuga ngo budurari kugusha nano nciri urubanza ariko mu myumvire yanjye ngiye niko mbibona ati kuki uti kuki siko yako ndakamenya ne uti kuki uribuka mu kigano cya mbere nkubwira njya kubonekerwa muri njye mfata ko nabonekewe serious ahubwo sinzi mpamvu n'abantu bataza bananyegera bambaze amabonekerwa yanjye uribuka nakubwiye ngo cyanye ndi mu bitaro ndi kuri paralize ndi n'umugongo warashwanyaguritse n'imitsi yaracitse uribuka nkubwira ngo baje babwira mu cyecu wanjye ngo nante mu bitaro ati niyo konise umwana arimo niyo aboro ngo mwabyaranye uramujugunye uribuka kimbwira ari we nari nsiganye n'abandi banyitaga bose baramvuyeho uribuka ko namubwiye ngo taha ngiye mu minsi ya vuba ndaza mu rugo njyana n'amaguru bivuze ngo ba bantu nubwo bifata nk'abanzi ariko babaye nka ya batiri imwe izamura cya misire urabukira kibisire kigira batiri ngo nigipusa kuryo kizamuka umuvuduko kubyiwijwe iciro nka 10 nanjye bamari nita ko ari abagombe cyangwa ari abantu babi bambereye imbarutso yo kugira ngo njye gushitura cya cyumba kirimo ubutsinzi bwanjye mu bwonko buri bumfashe kugeza icyifuzo giye kumana ku buryo yohereza marayika aje kumbonekera bakabyo ntabwo nshaka kubisura muri uko nabisubiyemo mu kiganiro cyamba bagishaka bazaje kureba mu kiganiro twabanje mbere urumva ni ukuvuga ngo byabaye nk'imbarutso nyine ituma nshaka cyane Imana buriya niba bakubwira ngo perezida wa repubulika ujye uvuga ngo nta kintu na kimwe utageraho wabishatse kuko uri ukora cya kintu we nawe ntacyo kurusha mwese muri ahubwo ubushake n'ubwo bushobozi nayo mahirwe nicyo kibura urumva yabaye imbarutso bituma njye imbere y'Imana namara amaje avuga ngo ibi bintu bigomba kuba bitaba urahitamo kunyica cyangwa unkize kugira ngo atari ku cyifuzo cyanjye nifuza ko
wangiza kugira ngo reka abandi bava ko byarangiye bitagiruka ko nawe ko hari abaganga bajyaga baza mu bitaro b'inzobere bavuye mu Buhinde no muri Amerika baza kubaga cyangwa kuvura abarwayi barazaga gata babwira ibyanjye abadokiteri bankurikirana bagata bavuga ati umwana turi ntabwo ntagomba kubaho rwose ati suwo kuba umuntu umeze gutya se nibinakunze kubaho kuko yarapfuye ni ibisanzwe kuko ari muri konti atereka ariho ati ariho ariho ni muzima ati tugende bakansanga mu bitaro aho ndyamye ati uracyariho buriho bakareba ibyo bareba bakabona bihabanye no kuba ndiho bagahita bavuga ati uyu nguyu ni umugenzi aragenda ati nta n'ibinakabye nta minsi ngari bumari urumva ariko nagira ngo ubita umwaka umwe ibiri birangira cya gitangaza kibaye mbonekewe mu gitondo burya mbyuka yarabyitse ku buriri ibyo bitangaza n'ibintu byabaye nubazwe imitsi yateranye itama ubwo tubaza tubwira Padiri Robaride yari marasengera abantu ahangaha turaparika urumva ngiye nari mpibereye nta muntu wambeshya ngiye abantu babiri hari umwe uri mu kagare n'undi wari ufite imbago yarasenze aravuga ngo ngewe Badisi sinjye gusengera abantu ngo bakire ni Imana no kwizera kwawe uri kunyumvuka na Yesu hari yavuze yagize hari mu isoko yavuze amena akwa Yesu nawe yari yemeraga amena gura ibintu nta mikino yagiraga abwira abantu ati sinone yaragiye gukiza avuga ngo umva ukwizera kwa kuragukijije urumva nawe Badisi icyo yaravuze ngo ngewe dufatanye dusenge gusa mu kwizera kwawe hamwe n'Imana ushaka kugira iki ushaka gutangaza guhinduka ugashiduka ukize Padiri yarasenze nari mpibereye rwose nabonye umuntu uri mu kagara avuza induru abavuye mu kagara arahagara kwa kundi uhagarara nk'umwana wiga guhagarara arahagarara mara nk'umunota baraza baramufata bamutera intambwe bamufashe undi ajugunya imbago ndeba nari mpibereye nibyo rero nanjye nkubaza none ko nta wundi muntu yumve neza ko nta wundi muntu hano uriyangaje ku karubanda wakora ibitangaza nk'ibya Padiri Robaride nibazo mbabajije wasanga nyine kubera iki nta wundi muntu wakora ngibyo nishatse kuvuga ngo ukurikije amateka ya Robaride niwe muntu wahuye n'ibibazo bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse bimugeraho n'ikibazo none afata iya mbere kakone nshaka kubwira afata iya mbere ababarira abamuhemukiye ababarira bivanye ku mutima ndetse anashishikaza n'abandi bahuye n'ibyo bibazo kubabarira urumva bishatse kuvuga ngo yari umuntu w'intungane uribuka kugira ngo iyo marayika ngendere muri iryo joro nakoze iki baba nagiye mpemukira nkubitisha ku ishuri kuri amanyanga nagiraga nagiye nkubitisha nafashe telefone ndabahamagara ndamara amazi namukecuru umusemba bazi tudukose hose nabana gukoreye ku buryo nagiye imbere y'Imana numva nera ukugira ko wamaze kwera nawe ubwo ubyumva mukumva uri umuntu w'intungane uri umuntu ukeye iyo umaze gusemba bazi bivuye ku mutima urumva na Padiri nawe uko yarameze uwo muntu umeze gutyo rero imbere y'Imana yakweshura imaka muramuvuga nta ibiri ku izina rya imbere y'Imana kuri ya tableau de fichage muramuvuga nta kintu kikuremereye nta kintu kikuremereye yes nara amasengesho yasenga rero nta mupaka agenda direct azamuka rero mwabantu mwe mwabakirisitu mwe nibatangaza amasengesho yanyu ibyifuzo byanyu byose biba byibaransinga mu kirere bibura batiri bipuse bikuvange kunuza ku muryango w'ijuru kajya gusaba Imana ufite ibyaha bikurimo yes nicyo abantu bazira urumva bishatse kuvuga ngo wowe ese wowe uri umupasiteri uri umushehe ahantu utuye abaturage wabimye inzira ndetse ubutoro byo kujyana abana bawe ku ishuri ubisika n'abana muturanye batari kwiga barango ntaga ngo nabaze kuki mutajya kwiga iyo wabaje usanga bakubwira ati nabuzikaye banyukara igihumbi cyo kurya mbere yo kujya nakora nako kantu n'umunsi wa rimwe kandi Imana iravuga ngo tuzababonera ku mbuto mwera imbuto wera ni iyihe tuvugisha uko sindi pasiteri sindi shehe sindi ariko muntu ze yanjye n'ubunarabonye nabonye n'ibyo nawe nabyo rwose abantu harimo akabazo ahubwo abakozi b'Imana mwikosore muri abantu bipfira mukosore icyo kintu kugira ngo mufashe intama zanyu gupusa bya byifu kandi mwibuke ko buri wese n'umushumba azabazwa ibyara gerade n'umuryango wawe uzawubazwa kuko hari usaba wowe ufite abantu bari inyuma umva bari inyuma imbere y'Imana ariko gere bazahagaze imbere y'Imana bakamagara tabduru igira imbere ugahita uvindura tubone ruharwa yere tuzengereje mbwira kuko Imana here kuno mivuga ngo tamuka umuryango bazavuga tubugiye ku ruhande igenda urumva bishatse kuvuga ngo wowe haranira gukora ibyiza ku buryo naho utuye bakubonera icyitegerereza muri buri mu nzira
y'Imana. Amen. Vuga amen. Namakuru y'abamotari. Gerard, nge sigaye nibaza abana bari kuvuga iki gihe. Ubwenge buvukano ntabwo bagira. Babusize mu nda. Byashoboka. Ntabwo batekereza. Nakujewe jone natwaye umuntu uzi. Umuntu uzambwa atari ku mata ntuzajye turaburiza. Yari byo mvuga navuga. Urumva? Mwari umukecuru atuyinuza imuhanga. Yari yaje kwitaba unuza nyirasenge. Urera uwo mwana w'umugabo w'umwana ubwo n'umuzukuru we. Yes. Hano bamuresha hano Nyanza mu bakire kiga kaminuza. Ubwo umwana byubwira amana bikigiye sinzi ntago twebwe mbari sinabyitabye gute. Ntago bazi guca incuro nyine ngo areba ahantu ari yibombarike yitwararike. Yego. Umwana baramugo ise uwo mwana yatarukanye n'umukobwa n'umudamu. Umudamu muhereza umwana arerwa na nyirakuru. Nyina umwana ariga arangije segonderi ku kaminuza ahita amweza nyirasenge wagafashe amufashe kwiga. Umwana yiga muri Yerika ndakwano muri Mount Kenya. Amufashe kwiga umwana baramuzanye. None umwana ava kuretse kuba yava ku ishuri yirirwa aryamye ari kuri telefone. None ubwo nyirasenge akavuga ati ariko se koko nta n'ubwo anaterera bano bana ipasi ugafasha umukozi mu gihe arimo abacakira ibyo barya ari igikoma nawe ukabutera ipasi cyangwa mu gihe arimo aboza ukamufasha. Umva umukobwa akamwihorera bukiye ngo aramubyukira aramubwira ngo umva ngo twebwe bwi generation yacu niyo kubabwiza ko irimo mutumenye. Oya abwira umubyeyi ati ngo mutumenyera ngo araza ngo baretse kugenda amutegera mu muryango. Ngumva ngo ndashaka kukubwira ngo gwe no munsi ubimenye ubyita ubimenye. Ndakwanga mbigusubiremo n'inzoka yangira kwanga ati kuva urwego nkwangamo ati ku buryo no mu bukwe bwanjye nzabwira protocol ikagukumira kwiremo utazigera winjiramo. Ati uva urwego nkwangamo uwo yabwiraga uwo arimo abwira n'uwo murihira ni nyirasenge niwe umurihira abiwe amukora buri kimwe yamuvanye mu cyara muzaniwe. Ati ubyumve ngo ndakwanga umve ngo n'inzoka yangira kwanga. Nyirasenge ngo agiye mu cyumba akazi yese akareka asubiza imodoka mu gipangu asubiza mu cyumba ngo arifungirana ararira arahamagara mukecuru mu cyara ati mutabare. Nyina wo mwana nyina kurumurera nyina wo mwana rero yimujugunye se isamusi amushyira nyina ati nderera uwo mwana abantu. Yego. Mukecuru namutahanye wavuye kwinginga nyirasenge ati rwose mbabara n'abana b'ikigihe. Umukecuru kugenda ndira ataba abana nta bwenge buvukano bagifite moteri tizinzi cyose babusiga mu nda. None gitangaje namubwiye gutyo mu gitondo agara ku muryango. Anti Maria ati ndashaka amafaranga ya Sirabisi. Kandi yarayagize gute amwishongoyeho aramuhereza. None nanjye ubwo abwira ntuzabwira nyirasenge abwira mukecuru ati umwana yambwiye amagambo yanteye ubwoba ati ukuntu yabivuze ati ni ibintu byamuvugamo imbere. Ati kandi kuko abona gakomeje ati nubwo ari umwana atari kundi kugegeza gushaka kwiyumanganya ngo ko ari umwana mwakire nk'umwana. Atari ko mama byarangiye atari ibintu ngomba gukumira najyaga mukorera. Atereka mufasha aragize kwiga mfuga umukashinyirize atari ku izindi bezo namugena namukoreraga. Ati hoya ati baza umwana ukubwira gutyo ati none kibabaje yanabimbwe n'abakozi bumva hanze aho ngo ku muryango. Ati nakwanga kugeza n'inzoka yati kuryo no mu bukwe bwanjye ntago uziro karagira nzashyira protocol bodyguard zagukumira kwinjira muri iyo ntuza. Ngo umugabo uzamurongora ninde ni kibazo zabagowe muri kibazo. Ati none yavuze ngo iyi generation yacu niyo kubaho kuri. Ati nabyo gucisha ku ruhande tubabwiza ukuri mwe mwice mwiza pare byo kugendera ku magi. Ati byicaro bizumve ngo mu bantu bakwanga kondi number 1 kandi ubwo aremubwira n'ubundi stira ari kuba mu rugo. Harimo none yabwiye umukecuru nibwo umukecuru ati narinze ko nibura ari mu bimbwira ari bubyira akapakira imyenda akavuga ati ndagiye n'ubundi ari mu rugo ari koga amazi ari kurya ibyo byangera ari kunsaba amatike mujyana kwishura. Urumva niko nikubwira abana mwabana mwebwe mufite amahirwe ariko amahirwe mufite muri kuyatera inyuma. Twebwe waburaga n'ugenda akagira iki ukanagira mu rugo iwe
wagira agategweza amasati kavuga ati ariko uzadusura iminsi ngahe ese none uwo muntu arakwakiriye iwe aragukora buri kimwe arakurira amashuri uraryama muri etage wanyiza ukamubwira amagambo ngayo ngayo abana b'iki gisinzi ukuntu bameze barareba hafi cyane urumva ubwo twarago umuntu twe mukecuru ari kugenda riramubwira ati ngo bitwa ngo n'abagenizi da ngo n'abagenizi sha arimo agenda rira ati ibi na banabyira atakubye ati ibintu yego abageni washize n'isoni cye ukagira ngo ari ikintu kirimo ashize n'isoni cyane wumva gukara gaciyemo ubwo rero tugaruke kuri nuzo turi muri vacancy kushize nabwo abantu urubyiruko babwira ngo ndashaka kubereka ikintu kiri kubatera kugenda bashobora gutakazwa icyizere no kujya mu bushomeri ariko atari uko imirimo yabuze ahubwo ari ugutakarizwa icyizere bigendanye ku myitwarire yacu ngera burangira amahirwe cyane atanye n'abadusuga bajya ngo dutwara abantu baciriritse uretse wenda nka ministeri cyangwa deputari we narabona witwuricara kuri na meya we ariko gitifu bagenda namutwaye nabo twe turanago erega nabo bicaraho hari igihe ugira gutyo ugasanga icyabaje namutuye hasi gitifu nakazubona mu bikorere turagwa ariko niyakomeretse yavuga ati shamota ati urandangije ati sinakurenganya ati ngo ngamece kuri moto none rero ibintu nkoreye urumva natwaye umuntu uza umugabo w'umukire nemuvanya hano kuri Yamaha muri Feruje yari muri ambutiyaje ava mu modoka y'igikoko yaranuza nimujyanye ku ma etage bari mu bakara kwirebero w'umukire kabisa none turimo tugenda uri kizakore ku muntu utamenyere bya moto agenda nawe agenda atwaye atasatasi na moto twayibonye moto agenda gakiyo uyu muntu uri kumubona ndiri moto iruhande rwa dore yaragukoresha impanuka kumutwara bari kose tubagera tugeze mu Kiyovu ahita ambwira ati hagaragara ati hagara umukire wanjye mugenzi wanjye atanyumva ko nate ati namuza amahitamo rwose ati mbutiyaje nta mbutiyaje arangije uwo mukire umamaga yamubazaga iki yaramubwiye ngo wambonera abakozi 5 wizeye baza gusimba abona ari mfite bagakomereza akazi ku munsi w'ejo n'imishahara mbahemba akaba ariyo bafatiraho ati 5 hari muri stock sinzi unamubwiye ngo muri nuza muri biro yamubwiye 5 bakora muri iyo ntuza yiwe muri chantier amubwiye ati 5 ati uretse gato numve ati naje ngwamagara mu minota nk'itanu gera ati yabaye iki yarambwiye ati muta ati ubungubu ati kubona umuntu abantu ushyira mu kazi uranga mu kazi ati biragoye ati harone mfite twiganye mu hanze no umuntu ngo yize iby'ubwo engineer biganye mu Bushinwa ngo nimba no muri Turkiya sindanambwiraga biganye ngo ni umwana w'umuhanga pe yego umuhanga umuteye ubwoba ariko ntashobotse abari mu kazi wamamuga ngo yutyo kunywa ibyeri agatafunga machine kandi bari byarimo kora y'amapura arimo yagira agatafunga akagenda none kunywa si ikibazo byamara kumugera amagahita hamagara boss mwenyewe nyiri kandi uziko hari n'abantu uza batamuhamagara wagahita mwiyamagara mu mazina akavuga ati niwe runaka ati atumva ati umuntu abura se ntabwo urashebuja ati waye amafaranga uratana ati nanjye mfite ubwenge ati njya ngumenyeshe ngo guhera uyu munsi mu bakozi watekerezaga nzongera kumbaramo ati undi nawe inuzu ushyira telefone cyangwa imashini cyangwa twayipod atura atundi nawe inuzere mugezemo atanya gutesha abakobwa umutwe ashaka kubafata ku ngufu urumva atakugira ni teranye n'umukire mugenzi agenda rangira amasoko atereka mu hakane mubwira ko abona ahamagaye bose bafite akazi uri kubyumva sama ariko yaracikanye abana bagira muri bangahe yaramuhamagaye koko amugatiye ati boss atabona ari mfite bose atambwiye ko bari mu kazi ati ndababuze hatunda bigenza nti koko ati base ntarwo nta n'umuntu bagenza wandangira ati biragoye ataboze kwizera umuntu ati wabona ati biragoye ati shyira imyanya ku isoko kandi ari byihuta kuvuga ati ko biri butindeze aramugata abona rimbonye atabankorera gati arabafite amaburuse ejo bazafata indege atabandi bikindi bicyaterwa bagiye gushaka ati bansezeye urumva ngiye maze kubona abantu nkabangahe bose bababwira ngo uwanyuma yarambwiye ngo ngewe inshuti zanjye aho kugira ngo mbajyane mu kazi bansebye ati ubu ngubu amafaranga ati nabashyiraho amafaranga ati akabazo wowe nako bitaka kimwe bavuga kugira ngo batatekereza ati ko dushomereye kandi uhari ati ahubwo ndashyizeho amafaranga ku ruhande kuryo yamubwiye yaba ari 100 yaba ari 70 yaba ari 100 mitamuhereza ati kugira ngo umushakire umwanya
urumva icyo kintu ati kubera ko barashoboye ariko ntibashobotse uri kubyumva utu twose ni utubazo tugenda witakariza icyizere mu buryo utazi wowe ngo urimo uraryoshya were muri ariko ibibazo wana n'umuntu mugenzi wawe mukorana inshuti akora muri kampani runaka kandi iyo kampani bangaje buri mwaka barangaje nta munsi n'umwe arakubwira ati gerageza amahirwe kandi buri mwaka bakira abakozi mu by'ukuri nawe uri umuntu utekereza ushobora guhita wibaza ati kuki atajya ntekereza kandi ni inshuti y'amagara ansengerera icyo nshaka cyose akimpa ariko kuki atarama amahirwe ngo nanjye nzi nigerageze mu kazi ikibazo ninde kudashoboye sesa kimwe muri ibyo urubyiruko n'icyo kibazo rurimo ruhura nacyo urumva nirwo rurimo kubera iki ruri gutakaza ibikize bigendanye n'imyitwarire y'ubusinzi y'ubujura y'uburaya y'ukudashoboka y'ukubazo uri mu kazi umuntu amagagira icupa nawe wakwigurira ugahita ufunganuza bizinesi yinjiza amamiliyoni ugatanga ugiye kunywa rya cupa. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango, utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. none nariwe ngo binarangiye uno rebeshye boss ati narwaye natashye narwaye ugatumwe hamagara mwenyewe. Nonese Abdo, reka nkubaze ikibazo wambajije nanjye, reka nkubaze kubera iki uru rubyiruko rw'iki gihe abadukunda kwita abagenzi abari inyuma yabonyeka ko bataramenya ubwenge, kubera iki ariko hari n'abari imbere yabo atari abagenzi, sibyo? Abagenzi bundi bivuga ko batangiye kuvuka mu 1997 kugeza 2010 niba ntibeshye. Abo nibo twita ngo abagenzi 97 kugeza 2010. Nuko rero kubera iki aba bana bavandimwe batoya bato kuri twebwe abenshi wenda nabo tungana bari mu bihe byacu, kubera iki bitwara gutya? Kubera iki batinyuka ikibi? Ebana, ikintu cyitwa ubusambanyi ni ibintu byoroshye. Watubwiye ushize ukuntu bajye mu ma house parties hahandi nyine usanga nyine ebana basimburana kandi bakakorera hamwe pana kuvuga ngo umwe arava n'undi gutyo. Kuki batinyuka ubusambanyi cyane, bagatinyuka inzoga cyane, bagatinyuka ibiyobyabwenge cyane? Kubera iki? Ibyo mwibanga bakabishyira ku karubanda. Ikibazo nge buri munsi nge nyigarura ku babyeyi. Uwo mwana umurera ute? Yakuza ate? Yerezwe nande? Ubuno byose biri kuvuza ngo yerezwe nande, ariko kaza ndeta nkagira. Urumva? Geradi abana bari kuvukira uburyo tubafata, ababyeyi twikanze ko kurera umwana yerere mama ariko kurera gutetesha umwana kumugira abajeyi ariko burugire muri ica umwana. Nge nakubwiye ngo icyo nshimira n'ababyeyi banjye. Buriya twebwe twakuze nta mikino. Urumva? Ngewe natangiye gera kujya gutigita ku kazi mfite 16 nigaga mu mbere secondaire batari mu kabiri. Nuvuga ngo vie cyagiye cyo gutangira kuba umwangavu n'ingimbi hariya baga ducungira hafi. Kandi buriya rega kubwira umwana kumuganiriza ntago bashaka umwana nguze umutongera umubwira ibigambo byinshi, amagambo meza abazi. Twebwe yaba mukecuru yaba vie yaratubwiraga ngo sindera abana nako sindera abagabo n'abagore, ndera abana. Niba wakuze bimbwire nkushingire
nguhe n'inzu ntutunge n'amezi 6 n'umugore wawe ariko ni mu gihe wumva ukiri kurerwa ebana kazi yako gutware nk'umwana utera inda iwanjye ntuhabarizwa sinshaka kuzanya kumenya ko uri n'uwanjye ugire akabarama njya kuna gutangiregera ati ko nakubonye umukobwa atabuka nkabonera icyo urebye amabuno warebaga ibiki wakuze nza n'umugore nkahita ndira ati ndarigana urambikira Ragacha kigado cha kagaye kumbwira ngo nagiye kugira uko niyaranja njya kwisayidira nkabona Imana iri kundungukira muri ni bwa bwoba rero kuko ni yabaga dutinyisha kumva none akabona kwa gukora twararuhukaga zigera muri grande vacances agahita ahemba umukozi amafaranga y'amezi 2 itahiye ndakwishyuye nduruhuke ukora udushinga twawe ngo n'amafaranga urumva ukora udushinga twawe ubundi nsigaye n'aba ngabo agahita adutonesha ipero wowe urakora job none twe twabaga tumaze gukura twatangiye kuniga amajwi agatavuga ati agata duhamagara icyuma ko nakurukiramo hanze mu mbuga akadutonesha tumaze kuba bakuru nge na barumuna bashiki wanjye ati muze hano agataza nagashiki kacu gato kabucura umuntu bakabucura kandi karorongo umwaka nako gahita kazana none baza muhagaza aho ngatareba ati ngaho reba no reba ku myaka yawe urebe ukuntu ngaye n'urebe indeshyo yawe reba uri munyaka ipanaro naka kana kari kunyaka ipanaro tuvugisha ukuri nta soni bigutera reba uri munsabe amakaye n'uyu mwana yo kunsaba amakaye ubu nzita kuri ndi hagati yawe n'uyu mwana mbwiza ukuri wo migisubizo urumva batakubise ikibazo yego sabaye nemvuga ngiyewe baranseka nemvuga umwana nanjye araco gwe tuvuga ati wimenye ugaceceka avuga ati ndashaka ko buri wese agira icyo akora hano nirwa sudirisha ntago uraza kuwa ubuntu kimaje ko agiye kubyiga mbitanzaho amafaranga kandi ko dufite atoriye bahano barabafite salon de coiffure nushaka kubona ukinira ni machine ndubakisha sinabona ukora ubuyede ubundi bite byawe ahita tuvuga ati shaka umuri wese ambwira ikintu ashaka ko akora ako kanya naramuga ati ngurira igare nyonge yego araga ati wowe umushinga munini muzigare ntago wakwiga kandi cyaka kumwiga mushyira ishuri imbere urumva ati shaka umushinga woroheje nabagase n'uwo arambwira ati nk'ubwo nkuguriye shiraje gira ndukukana kumve shiraje y'ijana n'uburoso bw'ijana ugiye muri gare ari Nyamata umanutse muri gare wese ivumbi rya yukaza ukamuhanagurira ntago wagwigicere cy'ijana turikuzi ko ari byo gera ndenya nkubwiza ukuri umunsi uko yabikubwiraga yavuga ni nduri tayara ati tayara agatagweza mfanga genda uguri ukabigura mu gitondo agere muri gare imodoka sije nkahita ngenda ati boss bamwe bakanya ati fumbira wacyana abandi ati nahanagura nahavanye 1000 njye mbwira ngo abenshi bazira bya bigare babana inshuti twigana tuvuga ati kumana cyaba batatonoro urasaze birarangiye twagika gusebye no gusebye wanyu reba urugo muvamo ntimusaba umunyu mumeze neza ugiye gusebya uri muri rukanga imbere bakajya banasira mukundi ngo ndi kuvudukana bagenzi ngo mbatesha umutwe mahanagurira inkweto kandi nazi ko wayipanze n'ababyeyi ntazi ko ariko nuko babimbwira mwumva kuvuga ati kwa mugani urumva ngo bitamacinga none mu kintu banyicishaga no kikica abana bakibyiruka tubaze nk'amabebe mwigana man tubaze nk'ibebe konye ubinda twabita kubinda ubindi irimo wirukankana umuntu umuhanagura inkweto nabikoze rimwe kabiri umunsi wa gatatu ndavuze vie wapi so umuhamagaro wanjye nakusumagwa ati giye buri nakuze nkunda gucuruza inkweto byaje yahise atora uko turabana 10 yagiye akagura imiguru iwanye nuko tungana ku buryo nundi nkawe bazi kugure kuko avuga ko bitashoboka ariko arimo bidukundisha yagiye agura imiguru y'abantu 10 ara mu rugo zikwira bagazi nomero zacu ati inkweto zabonetse rero ejo ni mu isoko ntabwo ari nk'ibingibi ngiramo ikibanza wagenda ukarambura abacuruzi b'inkweto kareba ari umwanya nawo gashyiro kegera noneho kandi babana bambwiye nkacuruza inkweto nkazirambura hasi nkahita nkagara nko muri metero nka 20 akaroncungira umukira akaza kareba zangutse nyakazishima nyirize inkweto ari hehe ukabuza ko niza mu isoko ndi kubona abantu bari gutambuka nziranye nabo nkije umugenza umukira akarenda agenda inkweto yabuze buri rimwe bakangurishiriza abo turi kumwe nabiko nagiye mu masoko y'inshuro nk'eshatu nambwa ati vie buri inkweto y'amafaranga azatinze ugurisha inkweto imwe nabwo rimwe n'undi nugurishe ntabwo bimacinga yewe ibikapu ko n'abanyeshuri bagiye kujya kwiga bagura amashakoje yahitaga akumva vuba
agahita agenda agatagura ibikapu ubwo na petit frère nawe ubu ni umuntu ukomeye mbana kuvuga amazina nawe yavuga ati genda shaka kujya ndangura amagi nkajyana muri hoteli kuyakoresha mwere gishaka kuvuga ati nabo yamaze akagera kirirwa ateza abantu baje mu isoko bapima amagi bayapara ukuntu bapima mu mazi akararangwa kwejya muri restaurant amagi bakayagura akajya muri nuza business iragenda mushikyo ati genda shaka gucuruza ifu mu isoko murangura ibiro senkani ifu kandi n'abakobwa beza bibyuki n'ikimenye kugira ngo yako ari beza nta numwe usigaye mu rugo nabucura defense bahita bamujyana cyane bamujyanira iki babona ari abana bava mu rugo ari abana batarabanebwe ibaze ariko bigere baza ko biga muri kaminuza Butare uri umukonvayeri uri kumva icyo kintu yaza kudusura muri vacances garafuri akaza tuzaniye imyenda atubwira ati nyakesha iki ubu konveri kandi n'umunyeshuri muri kaminuza none ugakona rya shuvuga ngo nayenza ajye muri kaminuza inge niga mpembwa nyamara rayo yakoreye mu gihugu yatureze nta mijenje kwirimo nikimenya abantu bose babaye mu rugo n'abantu bakomeye ninge wakennye urebye se wona nyenye ntabwo ukennye bafite amamodoka ari mfite moto none iyo twaburiye mu rugo baparika moto nka parika moto naye ndarenze rega kandi naguze ntawe bigize ku giti cyanye bituruka kuki discipline na wa murimo urumva byarangiye n'amashakoshi nyanze ndamubwira ati rero nshaka gucuruza ndamubwira ati jewe nshaka gucuruza ibirayi nibyo bizana amafaranga buri kanya nkora ku mafaranga nibyo ushaka ati okay kandi dufite formation yacuruzaga imiti y'amatungo yakagere baze kuba ufite formation imbere y'umuryango bahamenye umufuka w'ibura ari ibintu leta yaciye by'akajagari iyi ni formation icuruza imiti imbere y'umuryango bacururiza nk'ifu cyangwa ibirayi mukecuru yagiye andangura umufuka w'ibura kilo 100 amenaho agashakosho umunuza umunzani ikiro cyo kuyoresha ngira nagucuruje ibirayi ku munsi wa mbere nagucuruza ku munsi y'isoko nungutse 4,000 umufuka ndawumara babona ibintu biri kugenda ku munsi wa kabiri ndacuje umufuka 2 kilo desa n'ukumba 8 ari nabyo ngende abana ku ishuri bajyaga banyibeshye ngo ndi umuherwe nzana ibifaranga bidashira gera uziko ariyo nabaga nakoreye muri vacances nayakorera none bivuye ibare koraga ariko akavuga ati ntibikwiye inshingano ko ndi umubyeyi ngo ari byo ngomba kuri mwebwe nubwo yakoreye nayawe akira nawe yawe ngomba kuguhereza ibikoresho nakuguriye ngibi icyuzi kirimo cya mbere ya mafaranga urayakunda ntabwo uyangiza uko iboneye niyo bavango bakirakunda amafaranga ndetse niyo iri igihumbi urwa no kugira ngo ngire ugisubize ushimishwa no kubona amafaranga najya kucye nkajya amafaranga kugira ngo ayacyura none se Abdou umva byarangiye ibirembe icuruje ngeze abana byaruca nege nirubura rukaza ariko uko bapushinga kubimvanamo na venara pushinga kubingumizamo byarangiye mvuze ati rero ibirayi wa mugani ntabwo umuntu asa neza ntabwo wambara neza wirirwa mu nuza ntabwo nakanya ko gutembera wakubisemo style navuga ati ngiye nshaka gukora ubuyedi kuko ariko kazi wakoraga ugataha kare nibura ukamara ukajya gutarasa umujyi njya mu kiyede geradi kora ikiyede yarangahe yari senkisa ariko nkakoresha uburyo kibabana inshuti zenye mbajyanamo kugira ngo nibura kuko nabaga ndi mu bantu ntazi nyine sinisanzure neza none baba twigana nkashaka ko mbajyanamo bo bakansu bakambwa nta baby yambonye ndi munikoreye gikare nikore tafari ariko kore ngi byamaze kuncengeramo kubaho nakora nkumva birimo birandye kurya nabyo niyo twagiye turuka twajya mu mavakansi mu mafamiye ngiye cyaraziraga ahubwo chômage yagiraga nitaga nziruka kuko ahantu nakoraga barankundaga cyane kwera nabaga ndi muri morale materi basona amafilimi nyine abakozi nkabagomesha kujya nkajya negekana boss atuba nutangira kapita ntago mbyemera umunsi nago nza gukora bikaze ngo rero ko najyanye umusitari mwe ariko ambabari abaragiye kumuvuga ariko ibiro tuvuga no kujya ngo duchallenge abandi bajeni no mu kigero cyacu ubwo mbona biri bura abantu njyana nabo nkufatira telefone fati bice nagenda sinaburaga amafaranga ngiye nabuze nkuze uri kumubwana bwa nyinahuraga bafakora narakoraga nanye bafata telefone njya kuri tuvugane kiramo ibiceri mpamagara ise wa Manu uramuzi Nick Dimpose oyo ngwe mwana w'umustar we Nico ite cyanyu uzayinyishyura itugera gutegeye uzayinyishyura ndamanuka ndamuhamagara vuga ati Nick hano hari akazi gashyushye uri tayari ati se shanaza ryari se kuva kansi bushize nari ndi wanyu hazaza sister ntago banyemerera ati umva bya ati ngiye mbwira nze kubita igipindi tukipangira kuri telefone fata imodoka ndamanuka njya Nyamirambo ngiye nsanga vie we ari mu rugo vie na musuda vuga ati vie ati mukecuru yaranumya Nick ati se mubiki
ati ko ari kujya ati we ati yamubwiye ati sister nabaretse ati aramushaka cyane ashaka kumuha akazi ati ni byiza te kujya birirwa zerera hanga birirwa baryamye bapfubusa ati tumubwira turakoze rwose ati ngaho rero na messe muzajye yejo ati reka dati biri utigwe tuzatangira akazi nika ati myenda ndayifite ariko ngo tugakushana no kugira ngo adafata telefone agahamagara mukecuru byitwa bikoraga byose mukecuru atabizi ebana ubwo dupanze diro arangije ahita avuga ati nikavuga ati nifuze ndayifite ati yabati gira vuba yagiye niho muntu woze kuva nabaho yikoje nta numwe dataye amazi ibajya gafata basagata ibe n'amazi abaraje ati rose ubaze ko gati tayari ati giye bati nugukuba vava ni nkoro ariko twaga dushaka kuntu tugira iki muvi ataza gutegeza gahamagara mukecuru amushimira tukiraho ebana nikagenda arambara ubwo ndangije ubwo mani karambwa ati wese garubwira mukecuru umuzehe inkuru zidashira nawe ushaka ikintu mubeye nkagunya munsi busana ngo inkuru y'umubandi bijye muri Nyabugogo bakamufata bakamukubita rero ngiyagiwe nkagunya ngayisura mu musaza akavuga ati none se kuba yimbye ko bari kwigarura ariko cira nikisira tugira vovo mutabara rangije ati sitike muri bati yayimpaye none ifite atari komana yanjye we ati byose mwe mwabiteguye ati cyane ati mureka mbaherekeze araduherekeza tugeza kuri noza bagara rwa rutabora tugeza kuri noza kuri RP dufatiye tugura n'amata rwose turagije adufatira imodoka turagenda turaserebura imodoka ati turagitsinze cy'umutwe nikamutegeye yari sisa kuva kugera i Kigali turagiye sasa turaryamye mugwira ko akazi kameze ubwo tugigira mu rugo nimugora mukecuru avuye ku isoko araza turamusubiza ati mwaje ati vya baramuhamagaye atabana bahageza amahoro se ati bihamagara mukecuru ati bahageza amahoro nta kibazo ati nukuri mwakoze mujya mukecuru n'umutaramu ntabwo ajyaga kuvuga ati biki yari kizaga kaza kubabaza nyuma ati nure yaje mbungira ngo mwamwohereje ati nukuri mwakoze cecaraza ati mbarumbwiza ukuri wagiye Kigali ati mubikize ati nagiye gusaba amanu mubwira ko umuntu umye kwa mubone akazi ariko mananye ati umuntu ugiye kumujyana mu Buyede none reka mve sasa gashyere ubwo mu gitondo turabyutse mwambitse igipano nayo mfite cya feke n'ibikweto by'ibinyusi byashaje nyine buriya kugera ibazo ugiye gusaba akazi kw'ikiyede ugiye wambaye ya fosi y'umweru yaga ipantaro wambaye jeans wambaye t-shirt wakubisemo ingofero wafunze na marinette uhetse n'akabaga ngo ugiye gusaba akazi kuri nuza ku ndege bahita ku ndege n'umubosi yaje areba wundi wambaye nk'umuyede koko twambaye nk'abayede noneho umusaza abaraje ati nuko mana bidasanzwe ati nabaho rwose mu mateka yanjye ati wa mwana we ati ushaka iki ati nshaka akazi k'ikiyede ntose abazungu mukora iki ataravuga ikinyarwanda guperezanta nikose kuntu amazinya mera bari uyubaka ari umuyede karaho ati ndarenze ndebaho kabisa ati hatabazi yose nyamera tuminyu yubaka ndi umuyede bizberemo umusaza arirahira ati mu mateka yanjye no mu muryango wacu ninjye muntu ambye gukoresha umuzungu ati kubwiza mama ati ni muzi atujyana kuri shatsi terura reka da akabona akabaraga ntako ati ariko none ubwo nikaravuga ati ntibyavamo ati kazi ndabona ari njyankurye ati amafaranga kandi umuyede yabaga ngahe ni senye se none magana 5 ariko gera baza abuno munsi ni 5,000 ariko umwana aremera akicirwa n'inzara mu nzu umuntu wajya kuri ubuyede ngo abantu batamuseka byose nicyo kintu kibyica ngo abo twigana bambona ngo ndi gukora ubuyede ngo bambona ngo abakobwa ngo bambona reka da ese umukobwa aza gukunda umukobwa uzakwanga kuri gukora umukobwa nawe zabatari siriye ba ubona umukobwa umurimo urumva turapanga turavuga none nikarambwa ati rero uyu musaza twabonye akunda injuga akunda story ati wowe igire yanga yego umusobanura igihinde nanjye ndigira master Jack rayi umusobanura agasa yego jera naragiye aravuga ati banza nagiye nkubita nsobanura igihinde cyari igihinde cya Jimmy baza kumwiba umwana ndamusobanura mubwira ukuntu Jimmy ngo yasinze akana bakaza baje kwiba nyina baramwishe ati yasinze akana kajya kabura uko kavuga ko katazi kuvuga atabicanyi baza twemo tuvuga kuri generation y'uyu munsi abana b'uyu munsi wumva uko warizwe ndumva n'ababyeyi ahubwo bawe bagakwiye kubona bravo kubw'icyo kintu bakoze kubwo kurema umwana umeze gutyo ko batarakujenjekeye bakubwira bati ugomba gukora
nta bintu byo kwigira ngo urareba ko ngira gute nyine bakakubwiza ukuri ubona byaragufashije kuko uyu munsi ngo gukubita umwana ntibyemewe kugira guta umwana ntibyemewe ubona byaragufashije iki byamfashije ikintu kinini cyane n'ubu ngubu kuba pejeje urugo imyaka 13 yego ntibaraburana ngo babwirirwe kandi byose mbikisha akazi nuvuga ngo iyo bamaze kwinjira muri icyo kintu yirada aho gusigara wumva iyo udakora wumva aribwo ubangamiwe ubuza amahoro wegeye njye mvuga ati kumara umwaka ntwara moto reka nihereze icyumweru ndyamye njyama umunsi wa mbere uwa kabiri nkumva umuhanda bayamazemo uwa gatatu nkumva arimo barancuramo nkahita njisha umugore atereka nshyushye moto ibizamura amavuta ati iyo yimaze igihe itaka moteri irapfa ku munsi wa kane ndamujijisha ateka arambarije ngere ku muhanda nkashiduka nafatiwe undi gutwara abagenzi bishatse kuvuga ngo wa murimo bankundishije ni watumye nkunda inuza akazi urumva ari nabyo nkubwira ngo ababyeyi b'ikige rero bararira abana baje akugera ufite alimentation mu rugo ufite abasore n'inkumi bari muri vacances ufite abakozi ukoresha ntiwanajyana ntiwatigeze kujyana n'abana muri alimentation nibura umwe ajya parkingira abakiriya undi akabagereza ku modoka ariko babone ko hari ikintu barimo bakora kandi unabagenera agahembo kandi agahembo bagenera gatuma bumva ko twadufaranga two bajyanye bagiye ku ishuri ari utwo bakoreye urumva buhoro buhoro bituma agaciro y'amafaranga bituma agenda yumva ko agomba kugira iki kubaho uko yagombye kugira iki icyakora naho umwana mu gitondo abyuka asanga umureti bakatisha ishoka ku meza urumva araburya barimo binginga aratakatinye n'amafaranga kujya ugatumuhereza umwana ntabwo azumva ko amafaranga avunanye kuyabona azuba ko ibintu bibiri aho ngo nyine yibere muri paradizo ariko bazo umwana ukure muri ubwo buzima urumva ukavuga ngo wenda arizabaye umuntu ukomeye umugeze nka ministeri ishinzwe nko kurwanya ubuki atazi uko inzara ijyana atazi uko umukene aba atazi iki niwo mwana uzaba yikaragira mu biro waza ukamubwira ngo ndashobora kuvuga ati ariko basonza bari umupeza yigeze kumva mu bihugu duturanye avuga ati bamugwije ikibazo cy'uko abaturage bashonje avuga ati none ntabwo ngo iki ko mushonje iwanjye ndafisi ya mene ndafisi amaka ndafisi ibirayo nyine rukwavu navuga ati mubagura ukwavushe navuze ati nanze kujya navuze ati shaka yari yayi ntabwo bishoboka ubwo se umubwiriza ukuri uri mubwira abaturage bashonje ngo wowe ibyo wowe waradepye uri kuri icyo kintu bivuze ngo nyine ujye kwikirusha wishyira mu mwanya ugiye ukurikirusha gusa ngo umuntu yarakuze n'ubundi akurira mu bintu atazi uko ubukene bumera urumva ariko buriya biriya bintu byose umuhere buriya gera mbona nsoze kuri kano gastori gato karababaje ariko karimo inyigisho gera n'abantu simbavuga amazina ni Nyamata njye mvuga ibintu byabo ntabwo njya mpimba inkuru n'abana iwabo barabakire wumve ngo barabakire papa wabo yigishaga muri kaminuza mu Rwanda muri East Africa n'Iburayi yahoraga mu ndege agenda mama wabo akorera mu mishinga ari umuntu ukomeye byaje kugira ngo byo kudakurikirana abana kumva ko wabageneye amafaranga ya kuru ibyo kurya kira kitu cyose bakinaga barakibonaga mu buryo yakumva ko ibyo bihagije yakoze akazi ariko yibagiza stile kakano kukuvuga ngo uburere abana uganira n'abana kanyu ubonye cyangwa bayitereriyo abana bagenda nko birera barirwa n'abakozi Gerard yari afite abana be umve ngo be zanza ikiro n'ingaruka ntabwo ngiye kwishyira kora ko iyo nkurira babaje urumva niba hari umwana wandaje amajoro muri za nkunda za primaire naramukundaga umve ngo naramukunda ariko ngiye burako nakundaga ntabwo none ngo mbikubwire ahubwo nagucungiraga hafi ahubwo nahoraga ndwana indwano z'abasore z'abandi bahungu bakuvugishije nkaza ati wumvugirishije sheri nkande ngaruko twagwa twabiga bagabanyije uvuga ati uriya nuwanjye ntakorwa urana ko uri muri ishuri yatira nka bike twamuraga turi nkabo nka batatu ubwo rero sasa we waje ugiye kumuha bike nkande kwa ruwanjye we waje kumuha bike nkande yari umukobwa mwiza Gerard ntabwo nzi ko umuntu acuye akarangira neza ubwiza bukagenda ukajya umuntu ukamuyoberwa abana ntibireze saba no mu bosi urumva birangije ubwo babana bibayaho wumve ngo ngewe nize nimukiye mu ishuri bamwimuriyemo twiganye mu wa gatanu tugiye siziyemo baradutandukanye kwiyakira kuba kwiga mu ishuri atarimo birananira namaze ibyumweru 2 gera
niga mu ishuri mukemo aho bita kwa Berenadette Nyamata baramuzi uwo mwarimu Yego. namaze ibyumweru 2 bansora mu ishuri umwarimu akaza agahamagara ati abatiyumva bamanika amaboko agahamagara nkamarika amaboko we kurimo hano ntabwo zamuka hejuru muri nuza muri indi shuri ntabwo ari hano wimukiye nawe nabaga nzi n'umuryango mama ariko nkumva sinakwigaho nari kumureba murinzi kuko nicaga inyuma wo murinda niba bakora umuhungu umuvugisha sha ibyumweru 2 umwana abayeho nyina akora muri ONG ise n'umwarimu muri kaminuza zo hirya no yari umuhanga byatari bwa Nyamata bahise babumenya sinmuvuga izina gera babana byageze aho bageze ugo ndari nko mu 2 yego yandi batangiye kuvumbuka batangiye gutwika nyine barimo bashyuha nyine ubwo nageze ndayamanika mbonye hajemo abastari bwo ibyindimo byayibije batangiye kubirwa n'abutetwa n'abastari baturutse i Kigali ndayamanika nyine ubushobozi abatipa Madrid bibyangwe ndavuga ati asahange ndayamanika sha umwana ubwo gageze bikoreye nk'ubukobwa nka 6 izi kibabaje bari abana bava mu ngo zifashije kiri ku mwana umwe wavaga mu rugo ruciriritse abana beza cyane hari n'umwe wari waradomotse we yanze kujya Uganda zani Kigali yabyiraga mu ndirimbo z'abana bastari bani Kigali ntago navuga indirimbo zose mu maklipe yose yagiye asoka mu bihe byo hambere za Badi Ben za Tom Close uwo mwana arimo baramuzi ubwo ahita bamumenya urumva bahita ari isheni abana bagira muri 7 bahita bakwepa kuko babo nta muntu bakoraho nawo babaza ntaki abo nibere muri raporo z'akazi nibere mu ngendo abana bahita bajya Bugande bajya gutwikira Bugande biga zeze mu segonderi baratwika babakubita mada n'amasita baragaruka urumva umwana wagiye gutyo akazaza nyinda nuza umubyeyi yitavuga ati ntabwo abazakikwitaho abana itabareka gutyo uri kunyumva abana bamera nkaho yireze akora ibyo ashaka arabyara nyine yigira ibyo ashaka arangije papa wabo yaje gupfa nyina wabo nawe yaje gupfa ndukeka nawe yaraje gupfa simwereka makuru ariko cyane naje gupereza nsanga ko nyine abana byarangiye uwo mukobwa uwo nakundaga abaye ikirara aragenda ngo bwabo yoga buramwica yari umukobwa mwiza Gerard ntago namukubwa ngo byumve abo ni Nyamata baramuzi aragenda neza isuri rarangira nta n'umisi ndabona mbone batorongo abamisi wanamuhiga yaragiye bwa bwiza bwose burayoyoka burarangira umwana aravuvuka aragenda arazongo n'ukunva no kumuzongorega izo nzoga nizo ndwara agenda abana bukuna ruma neza teka ronza Nyamata dukubitane ambona ati no fuka si umuntu ninde mugira marine tatsini ati kunyengeza kare twose dukundana abantu ati kora ko ndi mu bunyennye nabaye nabi nta gushaka no kumvugisha ndambabara rwose wowe ndetse ko ntakumenya abambwiye izina gera sinye kubeshya ni mu muhanda ari Nyamata naturitse ndarira ndavuga ngo umuntu arangira gute byarangiye namusaza no witondaga nawe abayikira ariko yabayikira arangije kaminuza none aranywa yamara gusinda ndavuga atari kumana ubundi ni gute wicanye n'umuri sansiye muri gusangira abantu agahita kudera ko ari igisore agahita kubita tindi muri sansiye no gusanya nizima yibobo kandi nawe yabaye imbobo agakubita nyiza bagata bamagara polisi bakajyana gufunga nawe ibera mu bigo ngorora muco bamuzanye banye urumva bimwe bye bavunikiraga byose byabaye impfabusa abana babasiga mu muhanda nyama nta kintu bari babuze uretse ikintu kimwe kuganiza abana kuba hafi y'abana abana ntabwo babwira ibintu byinshi ntanze urugero nagize nkubwira abana bangiye buriya inshuro nyinshi ko ibyo nagiye mbona byose byagiye bimbere inyigisho byageza kuba hafi niyo mubwira ngo buriya abana yubaganirije ukabaganiza umwanya muto barumva iyo babwiye ikintu ejo ukagisubika bisiramo birangira bagifasha uzi ko byarangiye namwe ko nibera hano nyine aba kwaje kwakura ubwo niwanza bati kwaje kwakura urumva n'utwana tuba dufite imico itandukanye ariko wumve ngo abana banjye babuje kujyana nabo n'inshuti zabo niki uzi ko batukana bagira iki ariko umwana ntashobora kuvana tutsi mu kanwa wanjye ngo abatuke nababwiye ngo ni wumva ntukanye nawe uzatukane nubona nibye nawe uzibe nubona nkoze iki nawe uzagikore ariko mu gihe ntagikoze ukagikora uzambwira aho wakivanye ubwo ninjye nawe urumva umwana ashaka kugira agaciko agatukwa yamutuka ngo akazarira ati yantutse none wa mwana bitewe ukuntu banyuba n'ukuntu bafata babana bagahita baza bakansemaza ati gutukana byarangiye n'abana batitabwaho gutukana umuco barawize barabiretse batagigira iki batagitukana bishatse kuvuga ngo rero wowe nta kiri gisabwa wagira amafaranga wagira ibiki n'ibiki ariko umwana akeneye kwa rukundo rw'umubyeyi kwa kubuganiza kwa kumuba hafi bine byo bimutegura kuzaba wari we yarabibaze iyo ntereranywe
mba ndi iki baragiye kuba mari oya ndabafana mari mba ndi nk'abandi bose nanjye ninywera inzoga ndi umurara wango mu muhanda ariko kubera kwa umubyeyi kumenya kubwira byarangiye bigukukiyemo binatuma ugira iki unaba umugabo tumva nako kantu ngira ababyeyi bajye bagerageza baganiriza abana babe hafi nta kazi kakurutira abana murambivuga wava mu kazi unaniwe nibyo ubunaniwe ariko gufata iminota 5 yonyine ukaganira n'abana ukumva impumeko yabo ukabagira inama buryo umwana arahinduka pe mu rugo ni hano habaga ubwisanzure binguva ngo ubugiye ngo arakanira ngo akoranye n'umuhungu ngo wasotse mu rugo ngo wagiye badukiraga ite isaha ntarengwa ni saa 10 ebyiri umukobwa saa 2 umuhungu avuye gusare noneho urumva uranu hereye yarakubwiraga ngo uragenda utwibete n'agakobwa kawe mugende mwiherere mukore ibyo mukora musambane ariko mwibuke ko Imana iri kubareba nyuma yo kureba ijyana iri bubahe iratuma wa mukobwa umutera inda igaragare umukobwa azavuye kwa muteye inda mwirukane n'uru umugabo bagufunga kwata umukobwa w'abandi inda noneho wanadomoka by'amaraso ashyushye wakwera ko kuri ujya mu cyumba uvuga ati ngwino ndi hano ngwino wajya gufungura ipano gato n'Imana koko za imagination ugatubona koko mwirido irimo irakurukana rya gisho ry'umweru n'ibiti cyabyo tuvuga ati sasa oya tubireka dore Imana imira ducunja ababyeyi rero mumenye ko murera mumenye ko mufata abana rimwe na rimwe ngo tujye dushinja izi generation ngo nyine ngo ameze ukuntu ntabwo bahabwa umwanya birashoboka ko batahawe umwanya ariko nanone hari ubwo nyine umwana kunanira bitewe na environnement nabo yahuye nabo entourage ntabwo ari uko wenda niba umwana we yaragumereye neza suko usenga kurusha abandi sibyo ariko nanone cyo umubyeyi yagakwiye kwiga akavuga ngo ese jyewe ntacyo nishinja mu burere butari bwiza cyangwa mu mico itari myiza y'umwana wisuzume urebe niba uri kurera abana bakiri kuzamuka batarakura umwana wawe igiti gikorwa kikiri gito cyane mugorora akiri mutoya kandi umuhuburere akiri muto umwumvishe ko gusambana atari icyaha kizira atari flex umwumvishe ko kunywa inzoga atari ibintu bya fresh umwumvishe ko kunywa itabi atari ibintu bya fresh ibyo ngibyo bimenya hakiri kare sibyo naho dusoreje ikiganiro na Abdul wumvise byinshi wumvise story kuri ni ikiganiro kirimo inama nyinshi umukuru umuto yakwiye gufata ni wakunze Abdul ni wakunze Nur ubishyire muri commentaire wanyanga utese ntabwo wanyanga ngereye umuntu ukora ikiganiro nkabibona commentaire nta nimwe inkasa cyangwa inuka cyangwa iranabi bose Abdul wacu ukunda kuzagaruka bira byose nishimwe ry'Imana ko biterwa nuko buryo uvuga ikintu atari gupapira ibintu bikurimo niyo kubwiye ngo kakana iyo ugegeza kuba uri sanfote burya nibyo uvuga bicengera abantu ariko gereza kumva umuntu w'umusaza w'umunyacyubahiro ukiza ufite imodoka umeze neza ufite imodoka nziza aza kubwira ngo inama tugira ndi twiteguye kuzikurikije ntavuga ati uzakosora byose uri perfect gera umbwira umugisha wawunganye iki yego barumbwiza ukuri yego biraryoshye pe yego wawunganye iki reka dusoze Abdul reka dusoze amasaha yatujyanye wakoze kwa natwe mu kiganiro inkuru yanjye ongera uvuge nimero telefone yawe ku muntu uzakwifuza hari ikibazo nta kibazo buriya akantu nibitseho akantu k'ubujyanama ko gukansoringa buriya nuko nuzi igihe kibe gito nkubwiye ukuntu nagiye nkansoringa abantu bagahinduka cyarangiye reka turekere naho ubutaha nabemere ko buri kwezi njye nabo urumva telefone yanjye ni 0782574808 ni ibintu byoroshye nko kuzimya buji guhinduka wabyishyizemo ukabyakira nta kintu kitashoboka rwose hamwe n'Imana urakoze amen